abasitsi ishari beba ndufata amafaranga arahari buri tugende ndagwana sheke buri modoka geme ntabyo bara abagore banyu bandi bagabo barimo barabarungura murasamye gusa hanyuma ndagwa sheke just stand up mama oya uretse kumuhamagara sinamuhamagara hano hanze ni hari imirimo hose ibyomba birogeje uvuze ngo iki musore ngiye kugura imodoka akubwe reka nkubaze undi bino bigabo by'ibikene twagiye tubishaka gute reka ntabwo ujya mbikora subize se zifashe hano rero hari gushya hehe karitsiye kwande ako uzagomeza kuba igicucu kugeza dia igihe nakubwira ngo hari umu diaspora wayogoje ibintu ntago byumva abavuye he umu diaspora nyine n'umuntu uvuye mu kindi gihugu ufite amafaranga uri mu Rwanda nicyo utumva sibirarenze subwo ko icyo utari kubyishimira ngiye bungiye kugura n'imodoka anyway ubu twahageze mwambwira amafaranga nangaheze namushaka ngahe twifuza 1,100 1,100 yego wewe 50 50 just coming from Sweden speak English ntago mu bicyongereza nturuka muri Sweden ariko akenshi ndi umunyarwanda bo muraza kwihangana ndabahaye mfite cash ndagwa sheke just stand up and ndagwa sheke wow good wow so how was it ishari kagira inkurusha nanjye urampuza nawe ubu none ngiye kugura imodoka mana yanjye ngoki ngiye kugura imodoka akubwe reka nkubaze undi bino bigabo by'ibikene twagiye tubishaka gute ariko kuba bakennye twarabakunze ako simbiye kabiri ntubye kabiri ubu ngubu gukura mu diaspora byatunabuse turashaje ntabwo turasaza abantu gusa namuca inyuma we wamuca inyuma sibyo birahambaye ariko wamuciye inyuma ukagenda tukareba amafaranga agenda gongahe 100 ariko mugenzi yambwiye ko ndabaha 50 yeah okay fine ndaguha make kuri momo andi ndaguha cash it's okay let me check this is a 30 and just to give me part sheet mbwira nimero nguhe andi mafaranga kuri konti 079 08 izina niri yego nasubwo niki cyakumaza ubwoba warahindutse mana yanjye ubwo jyamba numva naguseze ni gute wumva amafaranga ntusamare kandi ukennye shareka nkubwira ubwo nanjye uzanyigisha ndabyemeye noneho mwigisha sibiki we ni muhura mu nzira none uzi ko ntabameze abatumanane mbega umudi uramuntu amafaranga cyakora amafaranga baho gusa ni muhura mu nzira uzamwibwira ko ngiye nago nagwa nimero ziwe wayabonye yana hanyuma wowe nzi ni wayama tuvuye mu kazi twabwa cyarangiye ko yaraka ni makina gwa basi mu ntoki ntabwo rero nabona sheke mva nkubwiye ko ari ubwa mbere ndayibonye noneho ndabanza nguhereze na cash makeya icara haguruke simbyine yose nayanjye uri bunameshe ndagona sheke uri bunameshe okay fine hanyuma mwajya mu cyumba gikurikiye na douche na toilette then mwaza ndabasanga okay nta kibazo yego
shit. Hello? Hi. Je kuza kundeba? No, just buretse mfite akazi. Uzi kundeba mu kanya. Namwe murancanga. Hari ntabwo tugiriza gahunda. Ndaguhamagara. So, basi nyuma y'amasaha 2. Fine. Wowe nawe uzi guhinda uzi icyo ari cyo. What about this? Nyine guhinda nyine ni ugushyuka ugashya ukajya hejuru mu birere ntago uri kubyumva. Urumva maze igihe cyo ntabi nahangaha ariko anyway warakoze amainzu nziza gusa harashyushye. Wajyanira kano kajakete mu cyumba. Rikoze nkajyana hehise ahubwo se ubu ino nzu nagushakiye amaze kuzamo nk'indaya nk'igihumbi ako n'ibindaya cyabyo by'indaya wapi birekerwa. nta mafaranga twumvikanye y'imodoka. Mafaranga ntago ari ikibazo nzakwana imodoka. Sindi wari ibyo bintu bizagutunga. Ariko Beri mama ntago arakuza kubyukira muri telefone. Mereza telefone yanjye. Uzi ko muruta? Ntayo ndi buguhe. Nushaka kujya ku musozi usakuze uvuge ko bagutwariye telefone. Ahubwo njyanira we kajyande kano kajakete. Izo nzagiye ntazo nshaka ariko tujye tujyanira ariko nkajyanye he cyakora reka nkakwambura ariko urakageza yo kageza nuko kajyanire mu ahubwo z'amafaranga ni ikibazo. By'amafaranga byo ndabyumva. Don't worry, the man is here, right? Bara Ubyeze ko banzo kangenza mu cyumba. Amafaranga yashyira mu mufuka mereza sheke. Shira mu mufuka umereze sheke. Ndaguhana sheke, ndaguhana contact. Mu cyumba ntago njyayo. Ariko cyozo ni kihe? Wibanza ufata amafaranga, cyozo ni kihe? Ndabona sheke ndayisinya imodoka. Mama aramutse abyutsaga gusanga uri muri telefone. Mama, oya uretse kumuhamagara. Sinamuhamagara. Hano hanze ni hari imirimo hose. Ibyomba birogeje. Ngana kibazo ndajya kuteza ngama. Aguze gushaka gufata telefone. Ngaye kanje kubyoza nisiza kubyoza urama. Ndayiha mama. Rero nta kibazo reka njye koza ibyombo nimara kubyoza urahita uyima. Nusoza ndayiguha. Ubu se wari wambaye gutyo ugiye koza ibyombo. Ufite gahunda yo koza ibyombo ahubwo wari ugiye. Ase ubundi wagiye umbabara uko nambaye birakureba. Cyambere siko ndoza ibyombo kwa telefone. Wibanza ufata amafaranga hari uri tugende ndagwana sheke. Game. Ntabyo bara. Na sheke harya ngo raza kuyibuka. Ndagwana sheke. Y'imodoka. Itagatabo. Tugende umura. Wait, I'm coming soon. None. Reka nyine nje kwitegura. Hano re douche, I just need you. Nawe uretse ndaje mu kanya gatoya. Gusa bigutwaye iki? Harwo zuko njye mubeshya. Okay. Amano nasange uri muri telefone nta kintu wari wakoze. None se man, ngubu wanzanye hano kugira ngo bigende bitoha n'ukuntu mpagaze. Ikibazo cyawe ni kimwe. Urabona natari yeza urareka ndetse kone gumana. Yego, icyo nicyo nashaka. Impamvu nakuzanye hano hari projet ndi. Pro irashyushye. Birarya se? Birarya cyane. Hari projet ndimo mbona panga n'umukire. Yego. Nshaka kumukoraho ibiceri kandi bifatika. None se man, si ibyo ngibyo kumbwira ngo nakazi. Yes. Iyo mbuza kumbwira nkahindura imyenda byibuza tukareba uko bimeze. Karibu. Shiri hi. Hi sure. Meze ute? Turameze neza. Se ko mbona ukicanye ntabwo uzi gahunda dufite.
nicara sikubambwe ngiye koza ibyo mbona. Urashoboye reka ariko ubwitegure tugende. Nditegura kangahe se wabona nambaye? Okay. Habura utu makeup. Se ugura ngo nuri bwitere makeup nari cyashye ko twatinze. none se mani akazi nimba bibikunde kameze gute? akazi karahari teguye abantu na muzeyi Yese namuhamagaye ngo bitange nuko ndeba uso yasinze gutyo ngara turajyana muri deal. ndamushyira muri deal yasinze ngo ndetse mwari mwampamagaye ago muzi ibintu mbonye nibigize muri aha ngaha buricaye ngo muri kuganira abagonye abagore banyu abandi bagabo barimo barabarungura muri aho murasamye gusa. Sibyo birori n'ibyiki. Ntabwo ari ibirori wana n'umutipe tugiye kureba. Umutipe ni imana. Uzi ibirori bihari ariko haranashya ahubwo ntureba nabi. Kareka ibyo ntabwo njya mbikora. Subizi se turarya ariko ibyo ntabwo njya mbikora. Kubera iki sari birenze. Aha murasabye abagore banyu barimo barabarongora muricaye muri kuganira. Uvuze ngo iki muze? Abagore bana barabarongoye daga. umwana wawe Selemani ngo nubusinzi gusa abagore bandi uri kuvuga abagore bandi uze wagasubiramo ko kantu uvuze ngo abagore bandi Ahubwo we tugire vuba tugende niba ari ibintu bya makeup ndazitera ngezeyo. Siwumva se. Reka tugire vuba tugenda guma amatara byukanga mbwire noze birabyo. Umuntu ngana nawe urashoza ibyo Shabyihorere. Sawa. Ako kunkubito utwo dushyi twanyu ntabwo byambuza kubabwiza ukuri. Nababwiye ngo barabarongoye abagore banyu. Abibabwiye barabarongoye pe. Namusaza ari kuvuga buriya urumva twabifatira. aya ni bwa businzi bwiwe. Muze ubabonye hagane abagore bacu uvuga bari kurongora. Ntabwo muzi Diaspora uraha muri karitsiye mushyashya mugiye ne mugi wabo mureye murasanga bamereye nabi. Ushobora kubyita inzoga ari ibyanyabyo. Vie uriya uriya muginga we byakunze. Ako nanjye maze igihe mubona ntamuceshira amakenga. Uriya mbishira amakenga no Nanjye nukuri pe. Muze tujyaneyo se basufite amakuru cyangwa ngiye negireyo ngiye nimbi ndakuburundi rwago. Ubundi se urabura iki n'ubundi urwagura rugura amakuru sinayaguhaye se ahubwo ari utinda urasanga ibintu byayogoye. Mwana reka nkubwire twagenda twerera ko ibi musaza ibintu ari kuvuga ari ibyanya byo nsanze ari byo canaga. Tugerewe ahubwo turebe uko bimeze nimba kitaza ni mutinda murasanga byarangiye. Nimba tutangereye. Mugere mujye kureba.